ni gute ushobora kuba uri umuyede ukijijwe? Urusengero rugatangira muri fondasiyo rukarinda rurangira abayede mukorana batari bamenye ko uri umurokore. Ni gute ushobora kuba uri umufundi w'umukristo w'uburokore ukaba ku cyubakwa kigatangira kikazarinda gisoza nta muntu n'umwe mukorana uramenya ko uri umurokore? Ufite ikibazo gikomeye. Ni gute ukorera ku iseta? Oya, nta kindi kintu kinesha marari. Nutiriza usanga usenge, izi social media zizagutura hasi, zizakunamura, uzasigara n'isengesho yo gusenga utarifite, umwanya munini umare kuri WhatsApp, kuri YouTube. Mw'abakobwa mwe mwige kwiriza ubusa, mw'abasore mwe mwige kwiriza ubusa. Wabuze umusore, wabuze umukobwa, mbese muri cyo ushaka kuvuga kugeza ku rwego umuntu agusuhuza, akubonye yagusuhuza ugahita utanguranwa, akagusuhuza ngo wese ashimwe, ugahita umutanguranwa ngo ni meza, uvuga ngo ahimbazwe se kandi atakurimo. Ubundi ubu bakurebereho iki? Mbese nituba turi kuganira ujye wipoza, ujye wibaza icyo kibazo, wibaze ngo ariko ubundi ubu bandebereho iki? Mutekereza se ko indimi zose iyo zinyuze mu buziranenge zose zemerwa, zose zigira gute? Mutekereza yuko abantu bose bahagarara hano bakabwiriza bakabazanira papiye mushwari? Mutekereza ko ibyuya byose mu bugenzuzi bw'umwuka ari ibyuya by'uko umuntu yavugiye Imana? Umuntu agahagarara akabyina ibyuya bikaza ari za energy ziri gusohoka. Ubugenzuzi bw'umwuka burimo bugenzura imbyino abantu babyinira hano, imbaraga zibakoresha. Inagi mu Kinyarwanda bivuga iki? Kandi ari igihe umuntu ahemukira Imana nayo yarangiza ikakurwara inzika. Imana irwara inzika. Kandi nudafata umwanzuro wo gukizwa no guhindukirira Imana no kuyiha burundu, ndijwi ry'urangurura ndi gutangaza, Imana iracyafite gahunda yo guhana. Ariko nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose, mpore hafi mukiza wanjye mwiza. Singitinya intambara zose wowe mpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Singitinya intambara mbi zose wowe mpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara Yesu Kristo undinda ibicumuro. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara Yesu Kristo undinda ibicumuro.
dusangire ijambo ry'Imana, igitabo cy'abacamanza, igice cya 7, duhere ku murongo wa 9 tugeze ku wa 18. Abacamanza igice cya 7 murongo wa 9 tugeze ku wa 18, dusome mu izina rya Yesu. Abacamanza 7:9. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka arambwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero. Mwumve ibyo bavuga, uhereko ugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero, nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'abameleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya, basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika, bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni yagezeyo, yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugero rw'abamidiyani, ryikubita ku ihema. Iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, yo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana. Asubira mu ngando z'Abisiraheli, arababwira ati, nimuhaguruke, kuko ingabo z'abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa. Bashyiramo urumuri. Arababwira ati, mundebereho uko ngira namwe aba ariko mugira, ningera mu ngabo za mbere munyitegererezeho. Ibyo mubona ngira aba ariko mugira namwe. Nuko nimvuza ikondera n'abo turi kumwe, namwe muhere ko muvuza amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti, kubw'Uwiteka na Gideyoni. Amen. Yesu ashimwe. Tusome urwa mbere rw'Abikorinto 11 umurongo wa 1 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 12 muri icyo gice. Urwa mbere rw'Abikorinto 11 umurongo wa 1, turasoma n'igice cya 4 umurongo wa 12. Dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 11 umurongo wa 1. Mugere ikirenge mu cyanjye, nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. 4:16 haranditswe ngo, twari guhera kuri 12 ariko duhere kuri 16 kugira ngo twihute. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Dusubiremo. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Mugire gute? Munyigane. Abafilipi 4:17. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 4:17. Dusome twumve icyo havuga. 4:17 haranditswe ngo, nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibikwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahazi. Ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje, bimbereye nk'umubabwe uhumura neza, n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi Imana yanjye
izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu ariyo data wa twese iteka ryose. Amen. Yesu nashimwe. Kubaje nivuze, nitwa Kalisa Furaha Faustin, ndi umukristo muri paruwasi ya Muhima, itorero ni rya Gitega. Niho nkora imirimo y'Imana itandukanye, harimo n'uyu nguyu wo kubwira abantu ko Yesu ari hafi kuza. Imana yagize ikishyira ku mutima wanjye nkibwira abantu. Yesu ashimwe. Hanyuma rero iri jambo rifite insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo mundebereho. Iyi nsanganyamatsiko cyangwa iri jambo tugiye kuganira si ubwiru. Wemerewe kuriganiriza umuntu nuza kuva hano. Wemerewe kuriganiriza umudamu wawe. Wemerewe kuriganiriza umugabo wawe. Wemerewe kuriganiriza abana bawe. Biremewe kuriganiriza itsinda runaka. Muri make si ubwiru. Yesu ashimwe. Ibirimo bigufasha nawe ubifashisha abandi. Imana ishimwe. Intego y'ijambo iravuga ngo mugire gute? Mundebereho. Mugire gute? Mundebereho. Imana ishimwe. Mwakire ntacyo zitandukanye z'ahantu nateraniye. Imana ibaha umugisha, muzakire. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero kuko mperuka hano vuba, ntabwo ndi bubibwire kwa kundi nabibwiye ubushize, kuko mperuka hano vuba byaba ari ukurondogora. Yesu ashimwe. Gusa kimwe, ndi umugabo, mfite umugore n'abana. Yesu ashimwe. Mfite umugore n'abana, tubyaye imbyaro 7. Umwe twamushyingiye mu ijuru. Hariho 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Haleluya. Cyokora nshobora kuba mperuka aha umuhungu mukuru ataradefanda. Cyari yaradefanze. Simbyibutse. Yarataradefanda. Yararimo yandika igitabo. Yesu ashimwe cyane. Ye rero muhungu mukuru Kalisa Mucyo Patrick arangije imyaka 4 muri kaminuza muri Nesi mu Ruhengeri, yaradefanze, azambara ejo bundi. Imana ishimwe. Mumfashe kuyishimira muyiha amashyi. Amen. Haleluya. Ntekereza ko ibyo nibyo mutari muzi, ibindi byo ni ibisanzwe. Nta nubwo kwibwira abantu cyane umara iminota kandi iba yihuta. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma rero ntuye hano haruguru hafi y'urusengero rwa Kigarama, ADPR Kigarama. Niho ntuye. Imana ishimwe. Mpagurutse ndirimba uyu muririmbyi wa 41 mu gushimisha Imana. Yaravuze ngo nasezeranije guhora ngukurikira Yesu iminsi yose, umpore hafi. Amen. Ijwi ry'Imana ririmo rivugana nanjye ngo mbabwire ngo Imana irashaka ko musezerana nayo isezerano rishya. Isezerano kandi iryo sezerano ngo umwuka wera araba umuhamya w'isezerano uri busezerane n'Imana uyu munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijwi ry'Imana ririmo rivugana nanjye ngo hari amasezerano mwasezeranye n'Imana, murangije murayica, murangije murayahinyura, murangije muyatesha agaciro, kandi byaravuzwe n'akanwa kanyu, warabivuze uravuga ngo Imana ngo nindokora iyi nda nkayibyara ngo Mana nzagira gutya. Ijwi ry'Imana ririmo rivugana nanjye ngo nkubwire ngo waravuze ngo umwana wawe narangiza amashuri numushyingira Imana nikora bya bindi nawe uzayikorera ibi ngibi. Iryo sezerano Imana irimo iri kwishyuza. Imana irimo kwishyuza ko wayibwiye ngo nundenze iki gihe nungirira gutya nanjye nzagukorera ibi ngibi. Tekereza cya gihe wari umushomeri, hari igihe wabwiye Imana ngo numpa akazi ngo nanjye nzakora iki ngiki.
ndetse urangije uravuga ngo nzagikora no mu nzu y'Imana, ndetse urangije uravuga ngo nzagushimira imbere y'iteraniro rinini. Ibyo bintu ntabyo wakoze, Imana irimo ikwishyuza. Ariko ijwi ry'Imana rikumbwira ngo musezerane isezerano n'Imana uyu munsi, kandi iryo sezerano Umwuka Wera araba umuhamya wo guhamya ibyo wavugiye imbere y'Imana. Imana idufashe, Imana itugire neza. Rero ibyo ni wowe ubizi, cyokora Imana iri muri evaluation, irimo yevariwa, irimo igenda itikinga. Hari aho iri kugenda igira gutya ngo iki warakishe, iki waragikoze, iki warakishe mu manota yari Imana iri butange. Ntago nzi uko biri busoze, niba uri buze kugira sheke cyangwa uri buze gutsinda. Ariko uyu munsi haleluya, hari promotion uyu munsi y'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Rero natinze, iki gitabo cy'abacamanza Bibiliya igaragaza neza yuko intego nkuru y'iki gitabo, intego nkuru aba bacamanza bajyaho, Imana yagira ngo igaragarize abantu ko igihe cyose Imana uyiteye umugongo bikugiraho ingaruka. Bigira gute? Bikugiraho ingaruka. Mbivugiye muri iri teraniro, igihe cyose Imana uyiteye umugongo, Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko muhanywe nawe rwose, ngo ariko nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana, ngo nzaguhana. Nagira ngo mbatangarize ko Imana iracyafite gahunda yo guhana. Uko ifite gahunda yo gutanga umugisha, ni nako ifite gahunda yo guhana. Imana ituganze, Imana itugire neza. Intego rero nyamukuru nigaragaza ko igihe cyose Imana uyiteye umugongo ingaruka zibaho. Abisiraheli babaye muri krize y'imyaka myinshi, baba mu bibazo, bahinga, Abamidiyani bagasarura, bakorora amatungo n'amasho byamara kugwira, Abamidiyani bakabyiraramo, byose bakabinyaga. Iyo krize bayibamo imyaka irenga 7. Igihe kiza kugera ngo basa nk'abagaruye umutima, Imana ivugana nabo, iboherereza abahanuzi n'abacamanza. Imana idufashe, Imana itugire neza. Imana ihagurutsa Gideyoni, Abisiraheli bari mu myobo bihishe kubera iyo krize, kubera icyo gihe bari barimo kimeze gutyo. Imana ishyira ishyaka mu mutima wa Gideyoni, ngo arangije ngo ava mu mwobo, ngo agira ishyaka, ngo iryo shyaka ngo ryari iryo kurengera bene wabo ab'ubwoko bwe. Ngo arangije ava mu mwobo, ngo yihishahisha, aragenda ajya munsi y'igiti cy'umwera, ngo arangije ngo ashakisha ingano, ngo atangira gusekura agira ngo arebe ko yabona agafu, avuga agatsima aramire ab'ubwoko bwe bendaga gupfira mu myobo. Imana ibona iryo shyaka, irangije imusanga munsi y'icyo giti, irangije iramusuhuza. Haleluya, haleluya. Imana irangije igira gute? Iramusuhuza, irangije imukora mu kiganza, iramubwira ngo uraho wa munyembaraga we, ngo kandi ukagira n'ubutwari. Yesu ashimwe, haleluya. Uyu munsi Imana igukore mu kiganza. Yesu ashimwe. Imana igire gute? Imana igukore mu kiganza. Kuko Imana igukoze mu kiganza waba uhirwa, waba uri umunyamahirwe. Kandi umunyamahirwe ni umuntu udafite muri we mugambi mubi. Bibiliya irambwira Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza iki? Imigambi y'abantu. Hagarare mu nzira y'abanyabyaha,
niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Yesu ashimwe. Kandi icyo giti ngo cyera imbuto. Kigira gute? Cyera imbuto. Gideon ari mu bantu bamwe bagize umugisha wo gusuhuzwa n'Imana. Uraho wa munyembaraga we, ukagira n'ubutwari. Yesu ashimwe. Imana idufashe, Imana tugire neza. Imana iheruka kugusuhuza ryari? Imana iheruka kukuvuga ryari? Imana iheruka kukwita umwana wayo ryari? Nagira ngo mbatangarize, muri iyi minsi hariho n'umwuka Imana yasutse wo gushyeshyenga. Umwuka wo gushyeshyenga. Nagira ngo babwire kuba Imana ishobora kukubwira ngo izaguha inzu, ntago bivuze ko inzu ari ubugingo. Ntago bivuze ko Imana igushima, kuko Imana yigushije imvura n'umurozi muturanye, imvura nawe igira gute? Nawe imugeraho. Siko bimeze se? None se nta n'abantu mukorana muturanye b'abapfumu bakora ibyaha, ahubwo uburara bo bariye? Uburara bo bagize gute? Bariye. Cyane. Dufite abantu, hari abantu muri Kristo kera b'abanyeshuri babarukore beza. Bari barabahimbye ngo ba kapiteni. Kubera iki? Umupagani w'umunyeshuri yarakoperaga, wowe utabyemerewe gukopera, agatsinda isomo, agapfuka umwarimu, wowe ubireba uri umurokore utemerewe gukopera, ukabona 0, wakabona amanota, wabona 0 ebyiri 3, barangiza bakavuga ngo ni kapiteni. Abapagani hanze barabahimbye amazina ngo ni bande? Ngo ni ba kapiteni. Kandi akabona amanota rwose, ntiwemerewe kumurega, ntiwarembuza tica umwarimu ngo umwereke uti oya. Ariko batanga amahirwe yo kongera gusubira misomo, ugasenga Imana, ukiriza ubusa, ukabona rya somo rivuyemo, ugashimira Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uyu mwuka ushyeshyenga ugaterana kuwa kane, uwa kane wa mbere, uwa kabiri, ukwezi kugashira, amezi 6 agashira, utarafata umwanzuro wo gukizwa, utarafata umwanzuro wo kureka ibyaha, utarafata umwanzuro ngo nzaza, ngo Sharire ngo n'umunyamwuka ngo azamvugaho, ngo Fabrice ngo rahanura ngo azampanurira. Sawa, bazaguhanurira, ariko wumve ngo hari n'umwuka ushyeshyenga. Ugira gute? Ushyeshyenga. Ubushize ndi hano nabigishije, nababwira ngo Abisiraheli Imana yabahaye mana, ariko bwaki kabica. Bwaki kagira gute? Bariye mana. Bari iki? Bariye manu. Kubarera Imana hano wazi kaba ngo ngukijije indwara, nkurukijije inzoka, ngize gute? Nukanguke ngo ufate umwanzuro wo kwiha Yesu, ukagenda ubishandashandamo, ubikinamo. Nyamara reka mbabwire, amazi si yayandi. Amazi si yayandi. Gideon Imana iramuhagurutsa. Imana imuhagurukije, arangije. Reka mbabwire, buriya ibihombo byose si ibihombo. Mukurikire. Ibihombo byose si iki? Ibihombo byose si ibihombo. Buriya uburwayi bwose si uburwayi. Buriya ubukene bwose si ubukene. Buriya ibigeragezo byose si ibigeragezo. Mukurikire. Abisiraheli bataye Imana, nayo irabata. Nayo igira gute? Nayo irabata. Kandi ari igihe umuntu ahemukira Imana, ngo kubera ngo imuhaye agakote, kubera imuhaye agatuti, kubera igize gutya, umuntu agata Imana, akibagirwa amasezerano y'ibyo yasezeranye n'Imana,
akarengwa, Imana nayo yarangiza ikakurwara inzika. Imana irwara inzika. Ngwiryo urabikora nkangira gute? Ngo nkakwihorera. Reka mabwire, niba njya ngunda kubivuga kanamwe nkababwira kakana. Hariho urwego rushinzwe ikintu bita ubuziranenge mu gihugu. Iki ubuziranenge bw'ibiribwa, ubuziranenge bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Nagira ngo mbabwire muri serivisi z'umwuka z'Imana, uko Imana ifite serivisi z'ubutasi, umwuka wera aratata. Agira gute? Aratata ibyo umugabo atazi, Imana irabizi. Ibyo umugore atazi, irabizi. Ibyo ababyeyi batazi, irabizi. Ibyo abashumba batazi, Imana irabizi. Imana ifite serivisi z'ubutasi, kandi yafashe amadata, ifite archive y'ahantu yabitse amakuru y'ibyo umugabo wawe atamenye, y'ibyo umugore wawe atamenye, y'ibyo umushumba wawe atamenye, y'ibyo perezida wa korera atamenye, ibyo uyoboye abagore atamenye, ibyo umuturanyi wawe atamenye. Data kamera z'Imana zabitse ibyo bintu, kandi nudafata umwanzuro wo gukizwa no guhindukirira Imana no kuyiha burundu, ndijwi ry'urangurura ndi gutangaza, Imana iracyafite gahunda yo guhana, ariko haracyariho amahirwe. Haracyariho iki? Haracyariho amahirwe. Muri izo serivisi z'umwuka harimo serivisi zishinzwe kugenzura iby'umwuka. Kugenzura iki? Iby'umwuka. Mutekereza se ko indimi zose iyo zinyuze mu buziranenge zose zemerwa? Zose zigira gute? Mutekereza yuko abantu bose bahagarara hano bakabwiriza bakabazanira papiye mushwari? Mutekereza ko ibyuya byose mu bugenzuzi bw'umwuka ari ibyuya by'uko umuntu yavugiye Imana? Ubugenzuzi bw'umwuka hanigiye bwerekana ari za energy zirimo zisohoka mu mibiri y'abantu. Ari zaki? Za energy na za panashi n'ibindi byose byaje kugerageza barokore. Umuntu agahagarana akabyina, ibyo bikaza ari za energy ziri gusohoka. Ubugenzuzi bw'umwuka burimo bugenzura imbyino abantu babyinira hano, imbaraga zibakoresha. Inagi mu Kinyarwanda bivuga iki? Ubugenzuzi bw'umwuka burimo bugenzura imbaraga, izo mbaraga. Imbaraga z'umwuka n'imbaraga za energy. Mwebwe ntimwabimenya, ariko mu mwuka ubugenzuzi bw'umwuka burimo bugaragaza igituma abantu babyina hano. Bagira gute? Babyina. Niba serivisi zirimo zigaragaza muri systeme ikosa umuntu yakoze, akarikorera icyangugu, akarikorera hehe na hehe, muri systeme ukabona message iraje kubwiye ngo wakoze ikosa rimeze gutyo mu muhanda. Mutekereza yuko muri serivisi z'Imana zo muri urugendo rujya mu ijuru, mutekereza ko Imana nidafite systeme imenyesherezaho abantu amakuru y'ibibareba? Imana idufashe, Imana itugire neza. Gideyoni arangije Imana imushuhuje, aravuga ngo ndi umwana mutoya, ndi umunyantege nkeya, iwacu baroroheje, nta kintu nashobora, nta kintu nagira gute, nta kintu nashobora. Reka mbabwire, igihe cyose uzumva ko hari ikintu ushoboye, wahagarara hano ukemeza abantu ntacyo ushoboye. Niba muzi ubwenge, nimwige kwicisha bugufi imbere y'ukuboko kwisumba byose. Imbere y'iki? Kuba ufite eloquence, kuba ureloka, kuba uzi kuvuga, kuba uzi guhagarara imbere y'abantu. Hari n'igihe bizahinduka animasiyo. Icisha bugufi imbere y'ukuboko kw'Imana. Haleluya! Ururimi ruzi igihe ruziye, iyerekwa rizi igihe riziye,
uririmba igihe biziye, utera haleluya igihe iziye, ariko ibintu byo kwirirwa reka mabwire, niba muzi ubwenge mureke twige guca bugufi. Tugire gute? Twige guca bugufi, twige kwiyoroshya imbere y'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Gideon aravuga ngo sinshoboye, singize gute? Avuga ati sinshoboye, ariko Imana irangije iramubwira ngo uri umunyembaraga. Haleluya. Igihe cyose uvuze ngo sinshoboye, buriya reka mbabwire, kera twiga teoloji tuyirangije muri za 2010, ntabwo nari nzi ko ngo abantu iyo barangije teoloji ngo badepoze. Byari ubumenyi, ndabumenya, ntangije bampa diplome, ndayibika, nikomereza ubuzima. Ariko none umuntu umwe aza kumbaza ariko ati we waradepoje? Ese ndepoza hehe? None se ntabwo uzi ko iyo umuntu arangije teoloji ajyana diplome akajya kuyimurikira umushumba? Reka dani, ntabyo nakoze, narayibitse. Ntukaba umwana. Ariko reka mbabwire, itorero ry'Imana, Yesu ashimwe, ntabwo twahamagariwe kugira ngo abashumba batumenye, ntabwo twahamagariwe kugira ngo tube ibyamamare, ahubwo Imana nigira ikiguha gitanga nk'iki kiguhaye, ubundi nubishobora uze wicarire hano nawe wige, nawe ukurikire. Bibiliya irambwira Abaheburayo 5:1 kumanuka hepfo, haravuga ngo umutambyi wese yahamagawe ngo agize gute? Ngo nawe akwiriye kwitambira ibyo byaha, ngo kuko agoswe n'iki? Agoswe n'intege nkeya. Ngo kandi ngo nta w'icyo cyubahiro, ngo umuntu wese ahamagarwa nk'uko Aroni yahamagawe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Gideon arangije aravuga ati sinshoboye, nta kintu nshoboye. Ariko uko kudashobora ngo bimuviramo ahubwo gushobora. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbese ndashaka kubumvisha ukuntu Gideon ikintu yakoze cyo kujya gusova ubwoko bwe yaragikoze mu butwari buri mu mutima we, nta muntu akeretse, nta n'icyo agamije. Ariko Imana nyir'ijuru iritegereza, igiye kureba ibona uwo muntu yavamo intwari. Yavamo iki? Yavamo intwari. Reka mbabwire, Gideon dukwiriye kumwigiraho nk'itorero ry'uyu munsi, nk'itorero ry'uyu munsi. Imana ituganze, Imana itugire neza. Rero ntabwo ibihombo byose ari ibihombo. Hari igihe umuntu agira igihombo ariko akigizemo ingaruka, hari ingaruka z'amateka y'uko yababaje Imana. Hari igihe umuntu akena ariko wasubiza inyuma ugasanga hari ingaruka zirimo. Imana ituganze. Hari uburwayi buza, hari ingaruka zirimo. Imana itwiteho, Imana iturengere. Hanyuma iyi ntego turiho y'ijambo ry'Imana ivuga ngo mundebereho. Mugire gute? Mundebereho. Ariko umuntu yanakwibaza, ubundi ubu bakurebereho iki? Bakurebereho iki? Nituba turi kuganira ujye wibaza icyo kibazo, wibaze ngo ariko ubundi ubu bandebereho iki? Bagire gute? Bandebereho iki? Iki gihe ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ngo haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe, pura muri urwo rugerero, maze wumve ibyo bavuga. Numara kubyumva ugira imbaraga. Haleluya. Reka mbabwire, ariko iyi Mana iratangaje. Ntabwo mbyibuka niba nirakababwiye ubushize, ariko reka mbabwire, uzi ko Imana ibishatse, umuntu wese ukwifuriza ikibi, yaba aho ukora, yaba mu muryango, yaba aho utuye, yaba uzi ko Imana ibishatse yagukonekita ku nzozi z'umwanzi wawe,
no ku bitekerezo by'umwanzi wawe, ibintu byose agambiriye kukugirira, Imana ikagukonekitayo, byose ukabimenya, byose ukagira gute? Uzi ko Imana ifite ubwo bushobozi, uzi ko Imana itangaje. Reka mabwire, uzi kuri ubaye inshuti y'Imana ku rwego ibishaka, yagikumenera amabanga. Yayigira gute? Yagikumenera amabanga. Imana ibwira Gideyoni, iramubwira ngo jyewe Uwiteka ntumenye abanzi banyu barota inzozi iyi saha tuvugana, bararose, kandi umwe agiye kurotorera mugenzi w'ibintu arose, kandi ibintu ntumye arota ni ibimuhindisha umushyitsi imbere yanyu. Haleluya, Yesu ashimwe. Reka babwire, ubundi ntiwari ukwiriye kwirushya ukubita agatoki ku kandi ngo kana karanyanga, ngo niyo byagenda gute, ngo urugo rwe sinarukandagiramo, ngo sinagira gute. Ubaye inshuti y'Imana, haleluya, Imana yatuma uwo muntu ahindira umushyitsi imbere yawe mutanari kumwe. Amen. Reka mabwire, Yesu ashimwe. Imana ihindisha umushyitsi imbere y'abanzi banyu. Imana ihindisha umushyitsi imbere y'ukugendaho. Imana ihindisha umushyitsi imbere y'ibikuremereye, imbere y'ibikugendaho. Imana ibihindisha umushyitsi mu izina rya Yesu. Gideyoni, Imana yamuga ngo byuka. Bwari bwije ari nijoro. Yamuga ngo niba utinya no kumanuka, reka mabwire, ujye wirinda kugenda uri umwe, ujye wirinda kugira gute. Ariko ubu koko ubu wabuze mu bantu ba SEGEEM, mu babyeyi ba SEGEEM, wabuze n'umwe nibura uvuga uti uyu muntu imbuto ze ni sawa, imico ye ni sawa, ubuhamya bwe ni sawa, nashaka abakennye, nashaka abadashobo, ari wa muntu utagaragara, ariko ubuhamya bwe n'imbuto ze n'umwuka wera umurimo, byatuma b'inshuti yawe, byatuma agira gute. Uko wabuze umugabo mugenzi wawe, wareba akakubera icyitegererezo ukamureberaho. Wabuze umusore, wabuze umukobwa. Mbese muri cyo ushaka kuvuga, ndashaka kuvuga ngo ntukabe wenyine wigunze, kuko ibiteye ubwoba birahari, ariko burya ubunyangamugayo bwe, imbuto ze, ubukristo bwe, byatuma hari aho wagera akakubwira ngo humura. Gira gute? Humura. Igihe kimwe muramu wanjye, umugabo wa mushiki wanjye, bigeze gukena kuri tapi, hahandi bagiye umugambi wo kugira ngo abana babagabanye abantu, abana bagire gute. Uwenda gusatira aho muri iri teraniro, pole sana, icyo gihe kijya kihinduka. Imana igihindura amateka. N'umuntu urimo hano ukennye ku rwego rwo hasi ku itapi, nagira ngo utangarize ngo icyo gihe kukivamo birashoboka. Haleluya, kukivamo birashoboka. Barakena ku rwego batekereje mu bantu bari kugenda bagabanya abana, jewe ntibanshyiramo. Impamvu batanshyizemo nuko nanjye nari ku itapi, nanjye narindi hasi, nkorera kaminuza, mfite computer imbere yanjye, mfite imfunguzo z'ibiro, mfite kontra indetermine. Ariko reka mbabwire, haleluya, Yesu ashimwe, ubwiza bwawe wabukenana, ubushongore bwawe wabukenana, igihagararo cyawe wagikenana, imiryango ikomeye wayikenana, diplome wazikenana, aho ukora heza wahakenana. Reka mbabwire, nanjye nari ku itapi hasi. Ndabyibuka igihe kimwe ari saa sita, pause, tugiye muri pause, abakozi basohotse, twese dukinze tugiye, nta na desa, bagiye muri kantine,
ngeze hanze nitabisha telefone ndagaruka, baragenda ngiye barambura, ngaruka mu biro ndakinga ndapfukama mbwira Imana, ariko uwite kama mujye mubwira Imana ikinyarwanda. Haleluya. Mujye muyibwira ikinyarwanda, nubona kugira ngo yumve. Wenda wayibwira mu Giswahili, wayibwira mu Cyongereza, wayibwira mu Gifaransa, wayibwira mu Kigande, bese uburyo bwose bumva bwatuma Imana yumva uzayibwire, burya bijya biyinjira mu gutwi. Ndangije nyibwira ikinyarwanda. Yesu ashimwe. Nyibwira ikinyarwanda, ndababara, ndangije ndataha. Nimugoroba ntashye, ntariye, ngeze mu rugo nsanga umudamu sinzi ukuntu yaparanganyije isoko rya Karugira ryabaga hari bari bararyimuriye hari amakara, bari barajyanye Karugira rino ry'Igikondo. Sinzi ukuntu yari yaparanganyije, aragendagura utuntu tw'utujumba two ku mufungo, niba ari umufungo umwe, twa tundi twishwe n'izuba, twa tundi turyohereye cyane. Twanambye, twahonze. Noneho aratubiza, araduteka, tuba turyoshye cyane, turimo isukari. Abana barangije baraturya bishimye, turimo isukari, barayikurikirana, baraturya, baraturangiza. Barangije bahita bahindukirana, nyina baramubwira ngo turashaka n'ibiryo. Ngo turashaka n'ibiryo. Baturangije ibiryo bari bazi ko ari umuceri, ibirayi, ifiriti, utwo tuntu ntatwo bari bazi. Reka mbabwire, iryo joro sinaraye mu rugo. Reka mbabwire, niba wowe ukiryama uguwe neza, hari ibintu bitatuma uryama. Ndangije sinarara mu rugo iryo joro, ndamanuka Rwamara, nterera Biryogo, ndazamuka Nyamirambo kuri 40, ndazamuka kurya nyuma kuri ADPR, ndazamuka ninjira ishyamba mu Kigali, ndarigera hejuru, ndacurika Ikarama, ndamanuka njya mu mwobo wari uhari. Nijoro nka saa 7 naringezeyo njyenyine mu ishyamba, ndamanuka mu mwobo wa mbere, ingazi ya mbere ndayimanuka, ntambika iya kabiri, ndamanuka iya gatatu, ndinjira hasi nko muri metero nka 50, abahazi barahaza. Ndinjira, imyenda nayo nambaye ndi ku muryango mitanyihinduriza, nyambara nyihindurije kuko nagombaga kuzinduka nza mu kazi. Ndangije reka mbabwire, ndi muri iryo vumba aho ngaho mu buvumo, mbwira Uwiteka ngo Uwite, nje kugusaba ibiryo. Haleluya. Mujye mubwira Imana ikinyarwanda. Imana irumva, Imana irakora. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndangije Imana nyibwira ikinyarwanda, ndayibwira. Ndangije bukeye mu rukerera, ndabyuka ndihungura neza, mpindura imyenda, ndaza mu kigo, ndinjira, nta muntu wamenye ibyo ari byo, ndinjira. Ariko reka mbabwire, Imana irakora. Muvuge ngo Imana irakora. Kambabwire, muri departement nakoranaga n'Abahinde, Abanyakenya, Abatanzania, Abagande, mbese bari abanyamahanga. Reka mbabwire, narahageze, umunyamahanga ahita ambwira ngo inaha nahabonye muzi gukora ibintu, kuko nakoraga mu departement nakoragamo yari babyitaga training workshop, ariko nkora ngiye muri special mu kintu bita welding workshop. Twigisha ibintu byo gusudira, construction métallique, ibintu byo guteranya ibyuma dukoresheje gaze, ibintu by'amabombo n'ibintu by'ibiki, nibyo bintu byanjye cyane. Ngiye wari kubundi ngiye domaine yanjye n'ibintu by'ubwubatsi nyine. Noneho uwo munyamahanga ahita avuga ngo nujuje inzu yanjye ya etage Arusha mu mujyi. Tanzania bakunda kubakisha imbaho cyane. Ahita ambwira ngo inaha nahabonye ibintu byiza mukora, ndashaka ko ibintu ujya kubinkorera iwanjye mvuye gusenga. Reka mbabwire, Yesu ashimwe, Imana ishatse gukora yakora. Haleluya. Yagusiga igikundiro, yatuma abantu babona ko uzumenye bw'ibintu bihambaye,
ahita ambwira ngo ndashaka kumbarira amapula y'inzu, ndamubarira ibintu abigura inaha, bipakira igikamyo kirabijyana muri Tanzania. Arangije nanjye andihira itike, andihira ibintu byose, arambwira ati nzagutunga, nzaguha huba ibintu byose, nindangiza nzanye nguhemba amadolari 50 ku munsi. Imana muyongera amashyi menshi cyane. Haleluya. Senga neza ufitanye ubumwe n'Imana, ukiranuka nta gatotsi mufitanye. Ndagutangariza ko Imana iri mu kazi gakomeye kubera kuba kiranutsi, ku bantu bayiyeguriye bayihaye burundu. Ariko nubivanga Imana nayo izabivanga iwawe. Vangura, Imana nayo igira ibyo ivangura. Ndangije mpita nsaba konji y'imisi 30. Turatega turambuka. Buriya reka mabwire, Imana nibaho umugisha mujye muhorana ibyangombwa. Ntago bamenye igihe izakorera, yagutungura. Ariko ubu ngubu barabyoroheje, pasiporo laissez passer ni iminsi 3, nayo menya ari myinshi. N'umunsi umwe menya hari, mbese ni ibintu bisigaye byikora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndangije nkura y'amafaranga miliyoni irenga hafi n'igice, ndaza urumva inzara yari igiye, ahubwo twarubatse tukora ibintu, umva mbese kababwira Imana ishatse gukora yakora. Yesu ashimwe. Amen. Ikibazo ufite ntabwo icyo ari igihe cyo kukiryamana, si igihe cyo kugereka akaguru ku kandi. Usumbirijwe n'ibyo urimo, fata igihe usenge. Bibiliya irambwira ngo bene uwo mudayimoni ikintu kimukuramo ni ugusenga no kugira gute, no kwiyiriza ubusa. Kandi mu bintu umwuka ari kukurega kutakiyiriza ubusa. None se imbaraga zinesha uzazikura hehe? Nta kindi kintu cyaneshaga irari. Umuntu w'umugabo ukabona afite umugore, afite urugo, ariko irari ryaramwishe, yirirwa atwara imodoka ariko roturuvizeri zirirwa zireba ibibero by'abagore. Urumva? Oya, nta kindi kintu kinesha amarari uretse kwiriza ubusa no gusenga. Nta kintu gituma umuntu agira uburyo bwo gukontorora social media ibiriho. Nutiriza ubusa ngo usenge, izi social media zizagutura hasi, zizakunamura, uzasigara n'isengesho yo gusenga utarifite. Umwanya munini umare kuri WhatsApp, kuri YouTube gusenga n'ijambo ry'Imana, kandi nizo strategy Satani afite. Mwige kusenga, mwige kwiriza ubusa. Mw'abakobwa mwe mwige kwiriza ubusa, mw'abasore mwe mwige kwiriza ubusa, ababyeyi mwige kwiriza ubusa. Ibihe ntabwo ari bya bindi, ibintu birakaze, birakomeye, mube maso. Ndangije ntibigera nanjye banshyira mu bo bagomba guha abana. Ariko bamaze kubagabagabana, arangije abimbwiye mugira inama. Haleluya. Uko Gideyoni Imana yamubwiye ngo fata umugaragu wawe witwa nde? Pula. Muri kubyumva? Kababwire avec précision, Imana izi amazina yanyu. Imana izi umuntu mwagendana bigakunda. Imana igukiza inshuti mbi. Imana igukiza umuntu kwishushanyaho. Kuko dore ikibazo hano kiri, wimariye mu muntu wibwira ko ari we nshuti yawe, ariko abo wa mbere kujyana ibyawe. Imana iguhuze na Pura. Yesu ashimwe. Avec précision Imana iramubwira ngo, ariko abagaragu bari bangahe? Si bari benshi? Kuki Imana yapuresheje ikamubwira Pura? Hari umuntu w'ingenzi mu buzima. Imana iguhuze n'umuntu w'ingenzi. Yesu ashimwe. Hagena umuntu ashobora kuba afite izina ry'uko ari umudiyakoni, izina ry'ubudiyakoni, ariko atari we. Umuntu yaba afite izina ry'uko ari umuririmbyi, ariko atari we. Umuntu yaba afite izina ry'uko ari umukristo, ariko atari we. Imana ibahuze na Paul. Yesu ashimwe cyane. Avec précision avuga ngo shaka nde? Pura. Niba utinya kumanuka mu manukane. Na Yesu yatumaga abantu babiri. Ntukagende wenyine. Imana iguhe inshuti. Imana iguhe inshuti. Imana iguhe umubyeyi. Imana iguhe umugenzi.
ndangije ndamubwira nti rero ngwino tujye gusenga. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Haleluya. Aho hantu rero nagiye gusengera Imana ikansubiza, nanjye narahamujyanye ndamumanukana, agira ubwoba, arangije arambwira ati koko uretse kuri muramu wanjye, atariko ati none se tugiye gusenga Imana cyangwa tugiye gusenga shitani, kumbona turi kugiye mu kuzimu? Arambwira ati mbabarira dusengera two kurenga. Tugumaho turahasengera, tumaze kuhasengera bukeye Imana iramusubiza. Haleluya. Imana iramusubiza, afite abapangayi, ubuzima ni bwiza. Mbivugiye iki rero? Mbivugiye ku nshuti ya Gideyoni yitwa Pura. Ejo bundi umwana we arangije yagaraduwetinze yambaye igikanzu, iryo jambo haleluya arivugira aho ngaho. Umwana yarangije aravuga ngo hari igihe cyageze bana banjye uko mbabona uko muri hano urarangije, ariko reka mbabwira amateka. Hari igihe cyabayeho turakena ku rwego wowe naguhaye kanaka, nawe nguha kanaka, nawe nguha kanaka. Noneho uwo umwe mu bafashe uwo mwana niho ibirori byabereye, ahavugira iryo jambo. Rero kambabwire, nubwo utagira ikintu witura umuntu, ariko ujye uzirikana neza umuntu yakugiriye. Yesu ashimwe. Ni ukuri, nubwo utagira ikintu witura umuntu, ariko ujye uzirikana neza. Amen. Nihuse Gideyoni Imana imuha pla y'urugamba, iramubwira ngo yari imaze kumwereka abantu benshi, yamuhaye umurongo basigaranye abantu 300. Irangije iramubwira ngo rero numara kumenya inzozi zabo, uzihishuriwe, umenye imigambi bafite. Imana yari ifite objectif yo kugira ngo bashirike ubwoba, kubera ko amakuru yari mu ngabo z'Abamidiyani bari bacitse igikuba, bahiye ubwoba, none ku rwego batari bafite n'umutima wo gusobanukirwa niba urusaku rw'ibibindi bimenetse n'urumuri ari urumuri rusanzwe. Ahubwo bo ubwoba bari bafite bwatumye urusaku rwo kumena ibibindi n'urumuri n'amakondera byari nk'imbunda z'imisada, byari nka za katiyusha, byari ibintu bikomeye. Uziko Imana ibishatse, haleluya, muri za ntege nke zawe, muri ka gasengesho kawe gatoya ariko kavuye mu mutima ukunze, uziko gashobora kuritura ibihome. Haleluya. Wowe mbese iga ubuzima bwo gukiranuka. Wenda ntubashije kuza ngo uyobore hano, ntubashije kuririmba, wenda no gucuranga ntabyo uzi, wenda no kubwiriza ntabyo uzi, ariko tunga umutima. Haleluya. Tunga umutima Imana yishimira. Mu dusengesho dukeya twawe tujye tuzamuka tugere ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana idufashe. Hanyuma ingabo 300 ngo arangije Imana imaze kumuha pla y'urugamba arangije aragenda abwira Abisirayeli, abwira ati rero Imana yamuhaye umurongo, none rero ngiye kubagabanyamo imitwe 3, buri mutwe 100 kandi ahita ashyiraho n'abayobozi. Arangije bati nanjye ngiye kuyobora umutwe umwe muri 3, ariko ndajya imbere. Ndagira gute? Ndajya imbere, icyo nkora mundebereho. Mugire gute? Icyo nkora mugire gute? Reka reka mbabwire, dukwiriye kugera ku rwego ubutumwa twavuze duhagaze imbere yanyu buse n'imbuto n'ibikorwa tuvuye hano. Tugize gute? Tuvuye aha, duse n'ibyo tuvuga, duse n'ibyo dukora, duse n'ibyo twaririmbye, n'ibyo twabwirije. Kuko ikibazo ubu gikomeye gihari nicyo guhagarara hano nkavuga ibi ngibi, ariko muri quartier narabiciye, kwiseta aho nkorera narabiciye,
aho nirirwa ku mashansiye narabiciye, narambuye abantu, naragize gute. Oya, oya, Imana irashaka ko, haleluya, Imana irashaka ko muba icyitegererezo, mugasa n'ibyo muvuga, mugasa n'ibyo mukora, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye ko Imana ikura akajagari mu itorero. Ikura iki? Ikura akajagari mu itorero. Ngo aranje bavuga ati mundebereho, icyo nkora nimena ikibindi namwe mukimene, ninzunguze urumuri namwe muruzunguze, nimvuze ikondera namwe mugire gute, namwe murivuze. Soza bakurebereho iki? Paulo yandikira abikorine arababwira ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Iyo ukijijwe neza ntabwo utinya kubwira umukobwa mugenzi wawe ukamubwira ngo undebereho, ugire gute, undebereho. Akurebereho iki? Muri make akurebereho iki? Kuko watinyuka kubwira umudamu mugenzi wawe ngo undebereho, ugere ikirenge mu cyanjye. Paulo harangiza aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye, munyigane nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ntabwo ari njye uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Ubusore bwawe wabwira, warangurura ukabwira abandi basore ukababwira ngo mundebereho. Wa mudamu we wabwira abandi badamu ukababwira ngo mundebereho. Bakurebereho iki? Agasuzugura se, ubushizi bw'isoni se, ubugare se, kwambara ubusa se, amagambo no guteranya. Mbese bakurebereho iki? Bakurebereho se ko nibura umugabo agukubita urushyi mu nzu, ukifunyamfunya mu nzu, ugasohoka nta n'umuntu ubimenye. Bakurebereho iki? Ni iki wanesheje? Nibura uzi gukontorora ururimi rwawe, nibura ngo bakurebereho icyo. None se agakiza ufite Yesu kurimo, kuki atigaragaza ngo ukurimo agaragare? Ni iki gituma ubaho ubuzima bwa petetre, ubuzima bwo gushidikanya sura muntu ni umukristo cyangwa siwe? Iyi minota Imana yiha umugisha. Amen. Bandebereho, bagire gute? Bandebereho. Umukozi w'Imana agiye kubagira inama, agiye gukomeza yigisha abagira inama. Ariko reka mbabwire, Imana yantumye ngo mbabwire ngo musezerane irindi sezerano, kandi isezerano musezerano Umwuka yarariteraho kashe. Kandi Imana irashaka ko bakureberaho, irashaka kuba icyitegererezo. Haleluya. Ni gute ushobora kuba uri umuyede ukijijwe, urusengero rugatangira muri fondasiyo rukarinda rurangira, abayede mukorana batari bamenye ko uri umurokore? Ni gute ushobora kuba uri umufundi w'umukristo w'uburokore, ukaba ku cyubakwa kigatangira kikazarinda gisoza, nta muntu n'umwe mukorana uramenya ko uri umurokore? Ufite ikibazo gikomeye. Ni gute ukorera ku iseta kugeza ku rwego umuntu agusuhuza, akubonye yagusuhuza ugahita utanguranwa, akagusuhuza ngo Yesu ashimwe, ugahita umutanguranwa ngo ni meza, uvuga ngo ahimbazwe se kandi atakurimo? Yesu ashimwe, ni meza mukomere. Reka dusenge. Imana ibaha umugisha, ariko bakurebereho iki? Kambicumbikira ahangaha. Imana ibagirire neza. Munyemerere muhaguruke dusenge, hanyuma umwigisha ukurikiye arabagira inama. Imana ibaha umugisha. Kansabe mushumba mwari muyegere hafi abasengere mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge Imana twese duhagurutse, tumaze umwanya twicaye, kandi hari ubushyuhe, hari ukuntu ari kuza nk'akantu k'agashyuhe, umuntu akaba yagira intege nkeya zo gusinzira atabitewe wenda nuko yakoze ibyaha, ariko hari ibitotsi nyine bizanywe n'ubushyuhe. Si ibyo se?
kadusenge. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje. Turabizi neza kuri Imana yacu nziza kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Ni wowe ujye udushoboza gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo n'abandi nibatureba babone ko uri muri twebwe. Kandi nico ijambo ryawe rivuye kudusaba mwami, reka buri wese wateranye uyu munsi akumvira ijambo ryawe mwami, agere mu rugero Gideon yavuze abwira abasirikari be arababwira ati noneho murandeberaho training nta yindi bari bakoze, bageze ku rugamba arabwira ati uko mubona nkora nanjye ariko mukora mundebereho. Hanyuma na Paulo nawe abzungamo, ariko ni wowe wenyine wari icitegererezo cyiza cyane. Yaravuze ngo nanjye ndi kugera ikirenga mu cya Kristo. Niyo mpamvu natwe mwami abateranye uyu munsi ureka twigane Kristo uko yagenze. Ni wowe wenyine rugero rukwiriye abari muri iyi si ya none. Turagushimiye ko ubana natwe muri zose ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen.